Nshuti ndizera amahoro, nifuje kugubwa neza mu mubiri no mu mutima. Tubayeho mu minsi intambwe ziterwa ziganisha ku kimenyetso cy'inyamaswa ziri kwihuta ariko benshi ntibabibona. Niyo mpamvu uyu munsi twifuje kubereka indi ntambwe ikomeye yatewe binyuze muri Trump iganisha ku kimenyetso cy'inyamaswa. Ni mu kibazo kigira kiti: mbese Trump yashyizeho ikimenyetso cy'inyamaswa mu guhamagarira abantu kuruka ku isabato? Niba atari byo, ibyo yakoze bisobanuye iki? Ikaze muri gahunda y'abaza Bibiliya mugezwaho na Sapi Ministry. Icyo mvuze Trump yakoze kidasanzwe ni iki, turabisoma ku rubuga rwa IFGC, ihuriro mpuzamahanga ry'abayahudi n'abakristo, ahagira hati: Trump yabaye perezida wa mbere wa Amerika uhamagariye abantu kuruka isabato ku rwego rw'igihugu. Hari ku itariki ya 4/5/2026 ku rubuga rwa White House nyirizina mu cyitwa Presidential Proclamation. Trump yagize ati: mu kubahiriza imyaka y'agahebuzo 150 y'ubwigenge bwa Amerika ndetse no muri weekend yitiriwe kwegurira Imana Amerika bushya, akazaba ari kuri Bibiliya y'igihugu yo gusenga, kuramya no gushima, abayahudi b'abanyamerika barashishikarizwa gukomeza isabato ku rwego rw'igihugu kuva izuba rirenze kuri 15 Gicurasi kugeza ijoro rije kuri 16 Gicurasi. Ibi ntibyasabwa abayahudi gusa, ahubwo yakomeje agira ati: inshuti, imiryango n'amatsinda y'abantu bakomoka hose barafataniriza hamwe mu kwishimira igihugu cyacu gikomeye. Dukeneye gusobanukirwa mu ndorerwamo y'ubuhanuzi icyo iyo proclamation ya Trump isobanuye, cyane ko uko yabivuze niko byagenze no muri Amerika. Umwuka w'Imana adusobanurire. Ikibazo cy'isabato kizaba ariyo nsanganyamatsiko mu ntambara ikomeye isi yose igomba kugiramo uruhare. Ibihugu by'amahanga bizakurikiza urugero rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyamara nubwo arizo zizabimurira ibindi bihugu, ako kaga kazagera ku bantu bacu bari mu bice byose byo ku isi. Ibi byanditswe mu minsi y'imperuka, urupapuro rwa 88. Ubu ni ubuhanuzi Ellen White yavuze mu kinyejana cya 19 kandi bwigishwa n'Abadventiste umunsi wa karindwi. Ubuhanuzi bushingiye ku bivuga mu Byahishwe 14:9 na 11, hatanga umuburo wo kwirinda ikimenyetso cy'inyamaswa kuko uzagishyirwaho azarimburwa n'Imana. Abadventiste bamaze igihe baburira isi ko iki kimenyetso ari itegeko ryo kuruhuka ku cyumweru rizatangwa ku isi. Amerika ariyo iyoboye icyo gikorwa ndetse igahatira n'andi mahanga kugenza atyo. Muri ubwo buhanuzi Ellen White yavuze ko hari igihe kizagera abantu bagatangira kubona ko ibyo Abadventiste bigishije igihe kirekire ari ukuri, nubwo ubu bifatwa nko guca igikuba. Turabisoma mu ntambara ikomeye page 425. Havuga hati: kugeza n'ubu ababwiriza ukuri k'ubutumwa bwa marayika wa gatatu bakomeje gufatwa nk'abaca ibikuba basanzwe. Ubwo butumwa nibwo bwo mu Byahishwe 14:9 buvuga ko abantu bazahatirwa kuruka isabato y'ikinyoma yo ku cyumweru. Akomeza agira ati: ubuhanuzi bwabo buvuga ko hari igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizabangamira umudendezo mu by'idini, leta n'itorero byifatanyirije hamwe mu kurenganya abakomeza amategeko y'Imana, maze ubwo butumwa buhindurwa nk'ubudafite ishingiro n'ubudafite agaciro. Ariko igihe itegeko ryo guhatira abantu kuruka ku munsi wa mbere w'icyumweru ariwo dimanche bizahungabanya ahantu hose ibyo abantu bashidikanyije igihe kirekire kandi bakanga kubyizera, bizaba noneho nk'ibibasatiriye. Ubu rero ibyashidikanyijweho igihe kirekire turi kubibona bitangira kujya hehe ku mugaragaro. Icyo ko Trump yaba yashyizeho ikimenyetso cy'inyamaswa byo si byo rwose. Icyo Trump yakoze si ugushyira ikimenyetso cy'inyamaswa kuko ntiyategetse abantu kuruka ku cyumweru, ahubwo yahamagariye abantu kwizihiza isabato y'umunsi wa karindwi ariyo ya Bibiliya. Ibi se bisobanuye ko ibyo yakoze ntacyo bivuze mu buhanuzi? Oya, birakivuze ndetse cyane. Iki yakoze ni imwe mu ntambwe ziganisha ku itegeko ry'icyumweru, kubera ko yagaragaje ko isabato y'umunsi wa karindwi ari iy'abayahudi, kuko yasabye ko abantu bose bifatanya n'abayahudi kuyiruhuka. Bisobanuye ko abakristo bo bafite iyabo sabato aricyo cyumweru, ndetse abakristo nabo vuba baratangira gushishikarizwa kuyiruhuka, kandi byaranatangiye bigiye ku bayahudi. Kandi bisobanuye ko imbibi zitandukanya idini ndetse na leta ziri kuvaho, abantu bamenyerezwa ko leta yatanga amabwiriza arebana n'iby'idini, cyane cyane umunsi wo kuruhuka no gusengaho. Ngira ngo muranibuka Charlie Kirk uherutse kwicwa ku mugaragaro, washyigikiraga Trump cyane ko nawe yamamazaga isabato kandi nawe yaruhukaga isabato. Yasize yanditse igitabo cyitwa Stop in the Name of God kivuga ku isabato. Ubu kiri mu biri kugurwa cyane. Ibi biratuma rero insanganyamatsiko y'isabato itakiri ikintu kiri mu gikari, ahubwo imaze kuzanwa ku ruhando mpuzamahanga ngo abantu batangire kwitekerezaho. Ariko aba bayobozi nka Trump bari kuvuga ko isabato y'umunsi wa karindwi ari iy'abayahudi, biganisha ku gushimangira ko abakristo bafite iyabo sabato ya dimanche. Turi kubona rero itangiriro ryo guhanganisha isabato ya Bibiliya ndetse n'isabato abantu bashyizeho ya dimanche.
Itegeko ry'icyumweru ntirizitura hejuru y'abantu, cyane ko buri kintu cyose kigira uko gitangira. Ubu turi kubona intangiriro zo kugira isabato, insanganyamatsiko igibwaho impaka muri politiki y'isi. Ushobora kuba uri kwibaza ko koko isabato ari cyo kimenyetso cy'Imana cyangwa ari ibivugwa na benshi nka microchip, ikarita runaka n'ibindi. Bireyo ubwayo ibivuga gutya kuva 31:15. Iminsi 6 aba arimo imirimo ijya ikorwa, ariko wa karindwi ni isabato yo kuruka yerejwe nde Uwiteka. 17 ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisiraheli, kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi, ku wa karindwi akarorera akaruhuka. Abisiraheli bari ubwoko bw'Imana mu isezerano rya kera, ariko uwizera Kristo wese mu isezerano rishya yabaye ubwoko bw'Imana. Bityo rero akwiriye kuruka isabato y'umunsi wa karindwi nk'ikimenyetso cy'uko yemera Imana itandukanye n'izindi mana zose, ariyo Mana Umuremyi. Pawulo nawe abihamya atya: nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bikiwe abantu b'Imana, kuko winjiye mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Abaheburayo 4:9-10. Niba rero ikimenyetso cy'Imana ari isabato y'umunsi wa karindwi, hariho undi munsi washyizweho n'abantu ndetse bahamya ko ari cyo kimenyetso cy'ubutware bwabo. Uwo munsi ni icyumweru, ari wo munsi wa mbere, nk'uko byanditswe muri Catholic Record yo kuwa mbere z'ukwa 9 1923 ngo icyumweru ni ikimenyetso cy'ubutware bwacu. Kiliziya iri hejuru ya Bibiliya, ndetse guhindura umunsi isabato iruhukwaho ni igihamya cyabyo. Nta gushidikanya aya magambo ya Kiliziya yerekana gusohora k'ubuhanuzi bwa Daniel 7:25 agira hati: niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Kadusoreze kuri aya magambo yo mu ntambara ikomeye, urupapuro rwa 424 agira ati: isabato izaba ikigeragezo gikomeye cyo kumvira, kuko ariyo shingiro ry'intambara ikomeye. Ubwo ikigeragezo giheruka kizagera ku bantu, nibwo hazabaho itandukaniro hagati y'abakorera Imana n'abatayikorera. Mbese nshuti, uzaherera he? Ku ruhande rwa Bibiliya cyangwa ku ruhande rw'abahamya ko bahinduye isabato bakanavuga ko bari hejuru ya Bibiliya? Imana iguhe guhitamo neza. Amen. Wagira uruhare mu gusangiza ubutumwa ku bantu benshi, ukora subscribe ndetse unabusharing. Imana iguhe umugisha.